dukeneye uriya mugabo waguhaye amajwi wo muri Suwede atuye kuri muduzanire ndari wenyine guhaye niwe mama yake na muzara mama niwe gwe ja genda rukundo nagukunze uyu niwe nyiri majwi niwe nyiri gutanga imipuri niwe nyiri gutanga video mama yake na muzara Kongo uceceke mwumve umva urukundo bwira ko kabo kampamagare ntabwo ari kwitaba muhe ntuza muhe voice note arabibona bro mubwire ngo itaba Godfather nubwo se ko mwivugisha nabahereza indi video muraryaye harahiye video yandi arabahereza video arabahereza andi majwi noneho n'ay'ibiciro byo kugira ngo nicwe ariko kibarwa hanyuma amavideo yanda duhateye ate amavideo yandi muramwibariza arabitwibwira ariko abantu b'inyuma volume irahagije ra cyangwa tuzamure Jihana kemetse around this speak Godfather ari kuguhamagara ntabwo uri gufata telefone mubwire ngo ndi kumamagara nimero yo muri Kongo sawa okay nagarutse TikTok rero kubera muri abantu banje mwebwe cyane ntabwo mwebwe ndi ba muting nibanga abantu igihumbi nibanga ngiye kumuhamagara mpamvu mwebwe muri abantu banje kuri Twitter bo bagira n'abanyapolitike X bo naba muting ariko mwebwe ntabwo ndi ba muting muri konti kabasha Allo ni twa Godfather amakuru ngo ni Godfather amakuru yawe Godfather bana bamaze kuba nimero yanjye reka kwiraza Nyanza bamaze kuguhereza nimero yanjye urampamagaye ndumva ntazi uko ibintu urimo mbwira Ezekiel ampamagaye arambwira ngo ari umuntu witwa Godfather ugomba kumpamagara njye ntabwo nkoresha social media nzigiyeho nzigiyeho kubwo gushaka umwana wanjye gushaka umwana wawe Charlene okay so noneho uri mu kiganiro ntabwo uri mu kiganiro ndi mu kiganiro ariko ntabwo nari nakagushyizeho ngiye ndaza kugutenga utankira mu kiganiro tutari mu kiganiro kuko ntabwo nzi impamvu mpamagaye kandi uvuga ngo impamvu nguhamagaye ni iyi ngiyi kandi yakubwiye ngo nimero turi mu kiganiro impamvu ni iyi ngiyi rero yatumye nguhamagara hari ikibazo cy'inkundura cya Mutesi Pasteur n'uyu mugabo nibaza afite byinshi cyane Ezekiel Rukundo nicyo nshaka kugira ngo tuvugeho jewe rero kamubwire Godfather jewe ndi umupagani uri umupagani duhuje pasiteri duhuje imyemerere mbega nta rusengero ngira nanjye nuko umbwire ngo na screenshot na Pastor Mutesi namubwiye ngo unyereye mbuto ki uranyerera mbuto ki ushaka guhemuka unciyemo kuko uzi ko wenda akazi nakoze katuma hari ibyo menyora okay rero kugira ngo twihute kugira tuze gutinda kuko abantu nabasize barantegereje tubwire imva n'imvano y'aya majwi n'ara amavideo byagenze gute iki kintu uragishyiraho uwuhe mucyo no kugira ngo uze kurambura uranyemerera no gushyira live noneho utubwire imva n'imvano ubirambure winkira live kandi ntunkire live njyewe rero nagiye cyangwa natanze amajwi cyangwa wabonye ibyo Ezekiel yakoze nijye wabimuhaye aka kantu gakate kugashyiremo ariko ntukire live nizere ko ntari live komeza kandi umva bari kuvuga ntabwo wari ukomeje ntabwo amajwi niwe wayatanze kandi umva bari kuvuga ntabwo live ntabwo nagushyize live okay so njyewe rero ntabwo njyewe akakuga katugashyiremo numva impamvu nkubwiye ngo akatugashyiremo okay nta kibazo ndakakwemereye Pastor Mutesi niwe wansabye kuba nagira ubuhemu nkorere Ezekiel bitewe n'ubushobozi nzi ni wowe pasteur ni wowe dogiteri avuga hanyuma njyewe ntabwo mbereho guhemukira umunyarwanda naratanze biriya bihumbi 160 niwe bagombaga kuya kugira ngo ugirire nabi Ezekiel ntabwo arayo gusa mfite n'izindi message za mobile money narayariye amafaranga
ariko si imbere yo kugirira nabi umunyarwanda kandi naratanze icyuya cyanjye ngo abeho mu mahoro. Ubuhemu wagomba kumukorera n'ubuhe? Banza unyumve neza nakwenga ko kantu gakati. Ego. Ndashaka ko Pastor Mutesi yihana akavuga ngo nagize intege nke mba umupagani wo mu rusengero, Ezekiel nambabarire, Dr. Patrick nambabarire, ndatuje nicyo nta kindi, kuko usibye n'ibi mfite n'ibindi birenze ibyo ako nagace gatoya. Okay. Natihana nintabona yihanye ibi akahantu ndimo kuvuga nakwe ngo hakatwashyira yihane, natihana ndashyira n'ibindi hanze. Okay, hanyuma rero tugaruke ku mipuri. Aho ngereye aho ako gakato gashyiremo, ibindi oya. Ibindi oya. Hanyuma uriya bira bintu by'igitsina bira bintu by'ubusambanyi ntabwo ari wabitanze? Godfather. Aho nkubwiye uhakate bro, uri kuma condition mu gihugu amakuru rukumbangamira wimpa protocole tuganire nk'abantu wimbwira please umva tumvikane sibyo kuburi kuma makuru ntago uri uburyo none se kankubaze reba iminota tumaze iminota 11 tuganire tubesere tujye mu bref. Ni wowe pasteur yahaye amafaranga kugira ngo bagirire nabura mugabo? Yes, niko bimeze. Njyewe ndi umujiste, nimvuga ngo jiste ni njyewe Pasteur Mutesi yaciyeho ngo ngire icyo nkora kuri icyo yagusaba gukora ni iki? Ni ukumurega, ni ukumukorera iki? Ntabwo wumvishijwe se? Ijwi numvaga ko ariko ntabwo birambura gahunda. Umugambi wari mufite yaguhaye amafaranga, umugambi wari uwuhe mwagomba gukorera iki Ezekiel? Ibyo wanze? No, Godfather, ubanza unyumve neza icyo wacyumvise. Nacyumvise ko kinsobanurira bari kuvugana nawe my brother. Yes, unyumve neza rero. Yewe urumva ndasabye ngo Pastor Mutesi yihane na bro ntakagambirire kugirira nabi umunyarwanda. Niba bamuvuza ibyo ibitari byo ajya agaragaza ukuri, niba bamuvuza ibyo atuza cece. Ubugizi bwa nabi hari ikintu utari kumva ndi kukubaza. Ubugizi bwa nabi ahangaha uvuze ko amafaranga yaguhaye. Ubugizi bwa nabi ni ubu yashaka kugira ngo mukorere uyu Ezekiel. Uvuze ko amafaranga wayariye, hanyuma ko twumvishe amajwi yandi yakoherereje akubwira ko ibyo bintu yaje gusanga atakoresha umubiri akanga ko mubikora. Kuki uvuga ko agomba kuyana kandi hatwumvishe audio avuga ko ugomba kubireka? Banza wumve iki ngiki. Ego. Urakumva Godfather? Ndakumva. Impamvu mbaza gutyo ni ukubera njyewe ndimo kubivuga nzi ko Pastor Mutesi azabyumva kubika tubishyiremo. Ego. Ndimo kubivuga byumva. Reka nanone gutyo Pastor Mutesi ibyo wansabye gukora urabizi. Ntabwo mfite ubushobozi bwo kubikora. Babarira ibyo bintu sasinzobe ubitubwire ni ibihe yagusabye gukora aguhaye amafaranga? Yego. Ndimo ndakubwira ngo nabika tubishyire no kugira ngo abyumve. Yego. Reka nk'ubutumwa Pastor Mutesi. Yego. Pastor Mutesi Aime Prudentiel warampamagaye. Wowe nde? Ibyo wifuza. Yaguhamagaye wowe nde? Bretse Patrick nde? Umbwira ibyo wifuza. Umbwira ibyo wifuza. Umbwira icyo wifuza ko nkora. Ibyo ni ibihe rero nibyo dushaka kugira ngo tumenye ni ibiki yakubwiye gukora? Godfather nyumva ntanga ubutumwa. Ko nakubwiye ngo genda umupagani se ndi umukristo. Komeza turakumva. Nshaka umuntu wumva ko ari umukristo akore nk'umukristo ye gukora nk'umupagani. So reka mvuge reka ntanga ubutumwa. Pastor Mutesi ndagusabye, ndagukunda, ugira amagambo y'ihumure, ariko icyo wagambiriye ko nakora kuri Ezekiel ntabwo nagikora, kubera ko niba ufitanye ibibazo na Ezekiel muzashaka uko mubirangiza. Ariko jye mbereyeho ko umuntu yagira amahoro. Natanze icyuya cyanjye ngo u Rwanda rugeraho rugomba kuba rugeze. Ntabwo natanze icyuya cyanjye ngo umunyarwanda abura amahoro ahari.
Pastor Mutesi unyumve neza, ibi ninjye wabikoze, ninjye wabishyize hanze kugira ngo numara gukorwa n'isoni, kuko nkuko Bibiliya bivuga wihane. Nzanezezwa no kubona Pastor Mutesi Aimé Dancienne yihanye yatuye. Ibyo nutabikora nzarekura n'ibindi ndekure n'izindi n'ayandi ma message wampaye. Urakoze cyane niba nyumvise. Okay father, ubwo n'ubutumwa ngirinde Pastor Mutesi. Reka tugaruke noneho impamvu yatumye uhaguruka dogiteri ukinjira muri ibi bintu. Ni umwana wawe Charlene, winda kumva. Jewe ndi Papa Charlene nako gashiramo. Papa Charlene umwe Charlene wa mama Charlene umupasiteri. Yego. None se umugabo we kandi afite undi mugabo ako kantu gasobanura nako rero kuko hari ukuntu biri kumucanga. Umugabo nta mugabo afite, nta kabanyura Claude n'umugabo wa gatatu, nanjye Dr. Dickens umugabo wa kabiri. Yampaye inka. Nanjye namushatse nzi ko ari umugabo, yari njye umushatse bwa mbere, ariko mubeshye ufite abandi bagore. Rero we yisanga muri ibi bibazo ate? Jewe rero nakoze kugira ngo mama Charlene ye kubeshya umugabo ugiye kumushaka, ko yabyaranye n'umugabo twabyaranye na mama Charlene turi abagabo batatu, tumubyaraho abana 4. Hanyuma ndi kuba mu mubyaraho abana 4. Watubwiye ko niba nakumvishe neza wambwiye ko Charlene ari umwana wawe wa 37. Nibyo numvishe neza? Uko n'ukuri n'umwana wanjye wa 37. Ndapfuye. Hanyuma kugeza aya masaha Charlene wavuze ko impamvu wanahagurutse ni ugutabara umwana wawe Charlene. Charlene ari muri ibi bintu ate? Charlene nuko nyina pasiteri mama Charlene ntabwo ari pasiteri, ni umukozi w'Imana, ni umubwiriza butumwa. Yego. Si pasiteri, ntigeze aba pasiteri, oya, ni umukozi w'Imana, si umuhanuzi, arabwiriza agatanga inama. Icyo ngishyireho umucyo. Yego. Twarabyaranye, tubyarana mbeshye, mushatse tubyaranye nzi ko ari umukobwa, kumbi hari ahandi yari yarashatswe indivamo. Nawe umubeshya ko nanjye nari mubeshye ko ndi umusore kandi nari umugabo w'abandi bagore. Abagore bangahe? 4. Abandi bagore 4. Ubwo yarahaye wa 5 ariko atabizi. Bro mugira n'umugongo. So rero reka tugaruke hanyuma buretse bumve, ndashaka ko umugabo ugiye gushaka mama Charlene, please Jean de Dieu, nkubwire nkugerere ubutumwa Jean de Dieu. Twaravuganye turanavugana, urabizi, nakubwiye ko Charlene igihe icyo ari cyo cyose umwana wanjye, mufashe uko nshoboye, amenye ko uriya ari umwana wanjye, igihe icyo ari cyo cyose naza nkamutora. Turi kuvanga ibintu rero. Okay, turi kuvanga ibintu. Turi kuvanga ibintu. Reka tugaruke kuri aya majwi watanze, kuko urukumva uri kuvanga uri kuzanamo mama Charlene, ntekeza ko mpamvu yaje muri uyu mwandiko. Yewe ibi bije kubera ko nje natanze amajwi ngo Pastor Mutesi yihane setu, kuko ndamukunda, nkunda amagambo agira. Yaguhaye amafaranga angahe? Buretse Godfather. Mama Pastor Mutesi ubwe ibi nibimugeraho, cyangwa nkuko n'umundi byamugezeho, n'umundi yamvugishije ambwira ko yanakoze accident, aranabinyereka arifotora. Yego. Arabinyereka nabiguka bireba. Amenye ko jewe nifuza ko nk'umupasiteri aba umupasiteri ukijijwe ukora. Okay, uretse gato ufite harandi ma audio waba ufite atarari yatwumvishe? Ntago ari 1, ntago ari 2, ntago ari 3, saa 5, si 10. Urayafite y'ubugambanyi? Nakubwiye ngo si 1, saa 2, saa 3, saa 5, si 10. Kuko icyatumye mama Pastor Mutesi ampamagara, Yego, hari ukugira ngo Ezekiel acecekeshwe.
acecekeshwe. Mwagombaga kumucecekesha mu buhe buryo? Mumukubisa akantu mu mutwe, mumuhaye uburozaga, mwagomba gukoresha ubuhe buryo? Godfather nyumva neza, ndashubije ngo kwari kugira ngo Ezekiel acecekeshwe. Uburyo bwo gucecekeshwamo Pastor Mutesi arabuzi neza cyane. Mwabuvuganyeho? Jewe nuko nabona Pastor Mutesi avuze ngo ndatuje. Ko hari audio ya Mutesi avuga ko ibyo bintu yaje umutima wa mukomanza akabivamo. Nukubera iki wowe uvuga ko mwabikome asaba imbabazi kandi hari audio yakohereje akubwira ko yabivuyemo atazakohereza ayo mafaranga? Jewe ntaransaba imbabazi. Kandi yarakohereje audio ko atazabikora ko atakibikoze. Buretse nyumva neza. Okay, ndi kumwe n'umuntu bita Jihad, reka kubaza ibibazo. Reka Jihad akumbariza Jihad urahari? Ndahari. Baza uyu mugabo ikibazo Jihad. Genda shaka kumubaza no mugabo arakoze cyane kuba ari kuduha. Okay, vugana n'uyu muntu. Uburyo yagombaga gucecekesha. Vugana na Jihad gato. Jihad mubaze. Reka Jihad akubaze ikibazo. Jihad. Yes. Jihad. Yes. Usabye ufate nimero ya Pastor Mutesi niyanjye ndabyemeye uduhuze na Pastor Mutesi. Oya. Pastor Mutesi ona gusa. Umva. Nshuti yanjye reka ibyo bintu. Umva ikibazo ngiye kukubaza Godfather tukimumbariza. Mubaza ari kukumva. Pastor Mutesi wagombaga gucecekesha Ezekiel mu buryo. Hari uburyo butandukanye. Wagombaga kumuganiriza ngo aceceke, kumwaka ibikoresho, kumubuza kutongera gukora, wagombaga kumucecekesha mu buhe buryo? Ntabwo icyo kisubizo nagisubiza ntari kumwe na Pastor Mutesi. Kandi ubutumwa ari bujya kubyumva. Dufashe watubwiye ko ari bubyumve. Niba atari ukubera kuko mumpamagare n'ubundi mwongere mubikore nawe mwamuhamagaye tubivugane dushyira inzobe hanze. Umva ukuntu bimeze amakuru ahari nuko ngo uyu Rukundo Ezekiel ngo yagombaga kwicwa. Ibyo byaba bifite ukuri? Mwagiye ntabwo mbumva. Oya uratwumva. Jihad arakubwiye ngo amakuru ahari ngo nuko uyu Ezekiel yagombaga kwicwa ariyo mpamvu amafaranga yatanzwe. Bifitanye n'ukuri? Allo? Uri kunyumva kwicwa n'uburoro ngo amafaranga yatanzwe uyu muntu yagombaga kwicwa. Godfather. Oui. Godfather. Oui. Urantuka kubera iya mpamvu ngo kicwe n'uburoro. Rero nawo ni ibintu byegereza umutima. Umva twumvikana wa mugabo we. Niba udashaka kuduha amakuru arambuye, sibyo? Gerageza tuganire tushirireho umucyo. Urumva bitari ibyo va kuri telefone. Jihad aragiye natumuke. Umva kubwira Ezekiel. Nawe gutukana kwawe bisaje bituma tutabona amakuru. Na byose nabiri kodinze byose. Rega maze yamaze hose muri kuvugana yambwiye byose. Nkubwo koko nkubaza ikibazo kimwe. Waba umutazi. Umva nkubwire we Claude nani Rukundo uretse gato ya Jihad. Rukundo ndakumva cyane. Ndagusabye please nzanira wa muntu wagwaye prono niwe nkeneye. Twagutumye umuntu umuntu atuzaniye. Wagomba arabacitse byose mutabimubajije. Namubajije byose uyu muntu numwe wavuganye na Mutesi Jolly na Mutesi Pasteur akamuhereza ari amajwi yo kugambanira. Dukeneye uyu muntu watanze wayagendeye hirya wimbeshya. Byose nuwori. Ntutubeshye. Ja abantu simbikunda. Uyu muntu atuyibugande uretse gato umva nkubwire Jihad. Ariko ubundi nkubaze Mutesi Jolly wamurwariye indege. Kuvuga Pastor Mutesi ukazana Mutesi Jolly. Va kuri kabereke Mutesi Jolly. Umva nkubwire Jihad. Umva Rukundo. Ntuturimanganye Rukundo ntabwo ibintu ari byo. Jihad umva ukuntu bimeze. Uyu mugabo navuganye nawe umwanya muremure. Uri kunyumva? Uyu mugabo arambwiye ati nje amakuru nahaye Rukundo nzi. Uri kunyumva? Amakuru nahaye Rukundo nuko ura mugabo ura Mutesi Pasteur yampaye iki? Ura Pasteur ikintu yankoreye yarangambanishije kugira ngo tugirire Rukundo nabi. Amakuru mfite n'amajwi mfite uretse gato. Amakuru mfite n'amajwi mfite nayo kugambanira uyu mugabo n'amafaranga barayampaye. Iby'amafurono n'amavideo ntayo nzi. Twumvikana. Amafaranga barayamuhaye. Byose.
arangije ambwira ko iby'amaprono ntabyo afite. Wowe ejo watubwiye ko umuntu ufite prono aba muri Swede sibyo? Uyu nguyu kwa Bibugande Rukundo umuntu twari dukeneye ko ari waguhaye amaprono ukaba utuzaniye uwaguhaye amajwi akugambanira ari amaprono na zira video z'ubusambanyi uvuga ko ari za Mutesi uwaziguhaye niwe dukeneye. Uriko nyumva ari hano yivugiye yuko byose ari we wabikoze. Buretse gato utagenda mwari kuri kumukanga. Ntabwo ari ukumukanga. Muramututse mutuka umuntu mutazi uwo ari we. Reka kundi manganya. Uyu muntu ko atubwiye ko aba muri Swede uwaguhaye amaprono naniwe uretse gato. Uyu muntu waguhaye amaprono naniwe wanaguhaye amajwi. Urakoze cyane. None se itangazamakuru umuntu ntiyemerewe kuba yavuga aho yakuye ikintu cyangwa atagikuye bitewe n'umutekano yego uwo muntu. Ikindi cya kabiri, niba narayobesheje uburari mu rwego rwo kugira ngo kuko uyu muntu ntabwo yari bwaze ngo yemere kuba yagira ikintu atangaza. Wacyumvise rero mu gihe yarabyemeye nicyo mwari mwansabye byose mwari kubimubariza hano akabihakana cyangwa se akagira gute akabyemera. Rero niba yabihakaniye inyuma ibyo ntibindeba, icy'ingenzi nuko azi warabizi neza ko yahawe deal zose sibyo, kandi ari umwe mu bantu b'inshuti z'akadasohoka na Pastor Mutesi. Rero ibindi muri kumbaza munsobanuza mumenye ngo suruse y'ibintu byose aho bituruka byose naho ngaho hari ikintu. Rero ikintu ahangaha kangaruke kuri wowe nani Rukundo. Ndakumva cyane Rukundo, ahangaha ntabwo uyu muntu rero twagutumye. Uva umuntu twagutumye n'uyu. Uretse gato manzi nyumve. Uyu mugabo kutubwira ngo niwe ufite ntuza, ngo niwe ngo ufite amakuru yose, tubwire. Reka twemere ko ari uyu nguyu wakoresheje. Uyu muntu akoresheje rero na niwe waguhaye izi video. Niwe wakubwiye ko ari Mutesi ari Mutesi ntuza yanjye ngo Mutesi Kovia none yari kunyica. Niwe yakubwiye ko ari we Mutesi Pasteur. Erega hano ndi kumwe na pasiteri wa kabiri tugomba kwicanwa. Ninde? Yitwa Pastor Paul Senga, turi kumwe. Muzane hano. Mubaze ibijyanye na video z'ubusambanyi. Ibyo byose nawe arabibibwirira. Naze. Urakoze. Pasiteri uraho? Urakomeye? Ya turakomeye. Nitwa Reverend Pastor Paul Nsengimana. Muri iki kiganiro nyemerere nkwambure title y'ubupasiteri sibyo? Ariko urayimwambura iki ndayimwambura ntimukaze gusabye Imana. Ndayikwamburaho gatoya wihangane kugira ngo nze kukwisanzuraho kuko ninkwita pasiteri kandi ngiye kukubaza iby'imipuri. Ahangaha n'abandi gutuka izina ry'Uwiteka kuko tugiye kuvuga ku bitsina. Mu nyemerere nkoresha amazina yanyu ijambo turishira iruhande. Urumva? Ntabwo ngiwe nakoresha ijambo ry'Uwiteka mu bitsina by'abagore mu iterera pasiteri. Munyihanganire nkoresha amazina yawe atarimo pasiteri na title yawe tuyishira iruhande. Haleluya. Mbere yuko rero tugenda gatoya mbere ko nguha ijambo urumva winjiye mu kiganiro uri mushasha uri mushino ihangane gatoya. Hanyuma wowe ibintu bya Pastor Mutesi na Rukundo Ezekiel ubizi iki? Waje gushaka kwicwa gute? Uruhare mbifitemo muranyumva? Turakumva. Uruhare mbifitemo nuko twakoranye ibiganiro kuri Pastor Mutesi. Yego. Ibiganiro bivuga kuki? Twatangiye dukora ibiganiro bivuga kuri nyababyeyi. Nyababyeyi yande? Ya Pastor Mutesi Jihadi. Nyababyeyi ya Mutesi yari baraje ishinga kugeza ku ruhe rwego nta bagore mufite ku buryo mwagombaga kuganira kuri za nyababyeyi zabo. Ibyo twabaga tuvuga twabaga dusesenguye ibyo twabonye ku macana y'ubugiye. Mwasesenguye nyababyeyi ya Mutesi. Nyababyeyi yari yagiye mu z'abagore banyu. Mujye muvuga n'ibintu binumvikana mwabagabo. Jihadi. Yego. Urabizi ko mu YouTuber. Yego cyane.
ubwo rero ubajije ngo nyababyeyi ya Pastor Mutesi ngo yari zaba kizaba zacu zari zagenze gute ni showbiz kuri nyababyeyi ya Mutesi ni nkuko bashobora gukora showbiz kuri wowe cyangwa se ku mudamu wawe mu gihe aba ari muri social media. Hanyuma nyababyeyi ya Mutesi yari yayishyize ku karubanda, ni wowe wayishyize ku karubanda kuri Sinayi. ubwo uri kuvuga aho uhuriye aho winjire mu kibazo cya Rukundo na Pastor Mutesi. Wumvise ko mwakoze ikiganiro ku bijyanye na nyababyeyi naho tutagira ibiganiro bya Pastor Mutesi. kugira ngo utaza kubyitiranya ko muri kumvanga video ndi kukubaza my friend. Uburetse gato muraje kunyiba, uburetse gato aya ni amajwi yagiye hanze ari kumbuga henshi, kandi aya majwi hano nta ruhande nge mfite, araza mwe mwenyine mu kanwa kanyu mwavuze ko amajwi ari y'umukozi w'Imana ne Mutesi. Umva amajwi ngaye, mutega amatwi. Ibi bintu uretse gato ibi bintu kubifata ngenda babaye nta kintu gisekeje kirimo ahangaha, sibyo? Aya majwi naya uretse gato ibi bintu niyo mpamvu special twayifunze. Turi kumwe? Yego. Bwana nani Rukundo, aya majwi naya uretse gato Rukundo fungura mic yawe. Aya majwi mwafashe mukitirira mukavuga ko ari aya Mutesi, wowe watubwiye ko ari video, wari ko yahinduye amajwi. Ninde waguhaye bino bintu? Ni ibyande. Kuko uretse gato tumaze amasaha abiri turi kuvuga ku majwi y'ubugambanyi bwagukorewe. Reka tugaruke ku majwi y'imisambanire muvuga ko ari aya Mutesi Pasteur. So tubwire uretse gato ntabwo turi vuga kuri side yawe gusa, Claude nashaka tubyumvikane. Aya majwi turashaka kumenya ahantu wayakuye n'impamvu yitirira umukozi w'Imana. Romva jewe mwasabye kubazanira umuntu uri inyuma y'ibyo byose. Aya majwi yahawe n'uyu mugabo, mbaha nimero yiwe. uretse gato ngana arabwiye ngo mfite amajwi y'ibyo twavuganye mbirekodinga, ariko kuko yambwiye ngo junde kodinga, ariko ntuzashyira ijwi ryanjye hanze ntabiguhera uburenganzira. niba guhakaniye, sibyo? Afite impamvu ze zatumye abihakana. Ngewe ndinde wo kubabwira ngo niwe, kandi muzi neza ko umuntu yariye amafaranga yo kunyica. Nibiza kuzamo intandaro yo kugira ngo angirire umujinya uko hari ibyo nagiye mushinja, mwafashe ibyo nababwiye, ariko nanjye mugaharanira kurinda ubuzima bwanjye niba koko ariyo ntego y'isupesi. Okay, ndakubaza tugere ijambo rya nyuma nkubaza. Ibintu byose ufite, yaba imbuzi cyangwa amagambo akuburira kugira ngo bavuga ko yaguhaye amafaranga, yemeye ko aribyo nawe wabyemeye kandi asuga muko. Hanyuma aya majwi y'imisambanire umuvuga ko ari aya Mutesi, nawe uriya mugabo niwe wayaguhaye byose hamwe? Yes or no? Ubuse niyo giti cyawe ko diyo yose ikinye ko nge nawe tutigeze tuvugana ngo nyiguhe, nzi warayikuye he? Ndakubaje ntago nsubize. Jewe tugiye niba we mwavuganye ntabikwemerere, ni uburenganzira bwe, afite impamvu wenda yanze kubyemera, afite impamvu ye bwite. Jihad, jewe ndinde wo kubabwira ngo ubu myotinze gato. Jihad, ejo dusubika space twari kugira ngo uyu munsi tugaruke hano, urumva dushaka amajwi yavuye, tumenye amajwi yahe bivuga yuko ari aya Pastor Mutesi. Kubera ko uyu munsi baje bakaducabiranya bakatubwira ibijyanye n'ubugambanyi bakorewe, batwagera ku majwi n'ibyo bigarasha byagera ku majwi yitirirwa umukozi w'Imana, bakaba bari kudukweka mushi. Kandi waratubwiye ko ufite na video. Iriya video wahinduyemo amajwi wayihawe nande? Urakoze cyane. Wayihawe nande? Ariko sindakubwira ngo nayihawe nande, ngiye mwaramuntumye namubahaye, nabahaye nimero yiwe. Okay. Uriya mugabo amajwi
waguhaye amajwi yo kwicwa niwe waguhaye n'iriya video y'umupuri kandi uriya muntu inshuti ya Mutesi wa hafi. iriya video nyiri ukuziguha yakubwiye ko ari izande, wowe ubibona wabonaga ko ari izande kuko twebwe video nazo dufite. Uyu nguyu yadushimangiye nanjye bampaye amajwi yavuze ko ari aya Mutesi. Iya mugabo giye yampamagaye nababwiye ko yampamagaye. Yego Claude we ni utarya imboga uvuye kuri akanyabwoba. Arambwira ngo yabaye umusirikare wa RPF. Guys stop the screen. Ntimwongere gushyira uretse gato muvane RPF muri aya majwi ntajye murongera kuyivuga. Ibyo byose ariko ni retired yararetired. Muvane RPF muri aya majwi muvuge ko yabaye umusirikare ntimwongere kuvuga yabaye murabaye umusirikare baba muri aya mafuti nkaya. Komeza ko nongeye kumushyira umusirikare RPF. Thank you. None se Godfather umugabo uhabwa amafaranga yo kwica umuntu yaragize akavuga ati jewe ntabwo umutima ngona ugira urumva ahubwo atari umunyarwanda muzima. Umunyarwanda ufata imipuri akavuga ko igitsina akagisakaza urumva umugabo atari ikigwari. Mbabarira ndiswe tugaruke no mwitwongeza umva Claude tugaruke ku ma video y'ubwambure mu bane muri ibyo biboro bya nozi. None hogiye namwibariza rero namubaza none se kwampamagaye nubwo nakumenyeye arambwira ngo naguhamagaye urasuzugura ngo ntiwanyitabye ngo kandi mu by'ukuri yambwiye ibintu bigeze kuri 2 cyambere yambiraga ko Mama Sharirene yabonye umugabo ugiye ku murongo ugiye kumushaka arabwira ati kandi Mama Sharirene yabeshyuye umugabo amubwira ko abana bose ari abantu akabanyura ku road. Ibyo ngibyo udutwaye kure birahuriye n'imipuri kubipuri rero aya ma video mwitujana kure Claude. Uyu mugabo ni ikintu cyatumye mutuka jihadi ikintu cyatumye ntukura mugabo ntabwo bari kujya kuri twavuganye hafi minota 30 nari nabamiyutinze yambwira ibintu Claude wowe bavuganye nawe avuga ibintu biterekeranye aravuga ibi akagutwara aha akakugarura aha akakubwira ukuntu ngo yararongoye ngo abeshya umugore we afite abana 37 ntabwo ari byo nkeneye. Tugaruke kuri point nawe Claude aya ma video y'ubwambure aya ma video y'ubwambure ego yambwiye ati jewe namariye none se kumbwirya Mama Sharirene ibya Pastor Mutesi byo kutabimbwiye uko hari amakuru mfite kandi ko mfite chat mwagiranye na Pastor Mutesi kubijyanye na Zekeri asubiriza ijambo rivuga ngo yewe nasabwe kugira nabi Ezekiel no gushyiraho timu igira nabi Ezekiel ariko ndi umunyarwanda muzima ntabwo njye nakora ibintu bimeze nk'ibyo. Nasuzumye abakozi b'Imana bo muri iyi minsi sanga Mutesi atarigeze yitwa pasiteri atarapfukamishwe ngo abe pasiteri uko ni kuriya mugabo yanyibwira arambwira ngo garuka ku ma video yatangaje. Guys stop the screen. Ego arambwira ngo ibyo Ezekiel yatangaje niwe wabimuhaye umugambi agakumira icyaha cyo kugira nabi Ezekiel. Muri ibyo yatangaje harimo muri ibyo yamuhaye yakubwiye muri ibyo yamuhaye yakubwiye ko harimo n'amavideo kuri pastor uko niko kuri amashamashi niyo tinga Mike wa nani Claude mu bintu yakubwiye yamuhaye nari amavideo ya prono arimo yabikwemereye. Oya yambwiye yuko hari n'amavideo yahaye Ezekiel ariko ntabwo yasobanuriye namaze nese nama video turimo turumva amajwi yayo ariko tutabona amashusho y'abantu. Arambwira ngo nta kintu ngo arambwira ngo hari ibyo yahaye Ezekiel by'amavideo ngo ariko ngo dutegereze ngo akataraza akagiye kuza ngo kuko ntabwo yashyigikiye ubwicanyi buturuka kuri Mutesi yicisha Ezekiel n'abandi bantu ngo babiri. Ndamaze se abandi bantu babiri basigaye nyuma ya Ezekiel ninde ikwakuye kore mu Rwanda hari abandi bahari. Ikindi niyo hari mwumvise ryakinwe na Ezekiel ninjoro irimo ko yagiye ku mudokiteri kubakura bibyimba dogiteri yavugaga n'uyu mugabo mwavuganye bwana Godfather. Uyu niyo mugabo wavuganye na Mutesi. Reka tugere gato ya rero tugaruke gato ya Gihana tugaruke kuri aya majwi kuri aya majwi rero turi kumwe Claude niba nani Claude uyu ibi bintu impamvu tugarutse kuri aya majwi umwanya muremure aya majwi ibintu byose bagomba gukorerwa nani Ezekiel turi kumwe wowe n'uyu musirikare muri kugira intwari wanze kupfa ibintu byo gushyira amajwi hanze ntabwo ari byo ndabyamaganye. Guys tap the screen Jihadi suruse y'aya majwi bari kwitirira Mutesi yaba ari aya Mutesi yaba ataraye gusakaza amashusho y'urukozasoni n'amajwi y'urukozasoni nkariya ibintu bigize icyaha.
uwabiguhaye Ezekiel kuba abantu barakugezeho umugambi wo kukwica no gutanga amafaranga ugirirwe nabi, ntabwo kubasubiza no gushaka ubutabera bwawe ari ukuzana amashusho y'urukozasoni n'aya majwi yasakaye ari wowe yatanze yahawe n'uriya musirikare. Ntabwo njye ndibuza gufata uruhande. Ibi bintu wakoze byo kuzana aya mashusho, nubwo uri kuvuga ngo bayagwaye ari amashusho yagira ama audio ngo bitagize ibyaha, ariko n'amavideo ngaya ndayafite. Aya mavideo mwara yatanze kandi suruse ngo n'uriya musirikare, kandi uriya musirikare ngo yarayaguhaye. Ibi ngibi byo gusakaza amashusho byaba ari ibya Mutesi umukozi w'Imana, byaba atari ibye, gufata ubwambure bw'umugore mukabusakaza mukabuhereza abantu ukabwamaze kugera kuri social media, ibi muzabibazwa. Nkuko Mutesi azabazwa kukugambanira agatanga amafaranga yo kukugirira nabi, nawe ibi ngibi n'uwo musirikare wawe gutangaza amashusho y'urukozasoni, ibi ngibi muzabibazwa. Ngo ndivana ntabwo ngiye ndibuze kunyura iruhande. Twumvikane rero. Ibi bintu muvuga ngo n'ibindi bitaraza, guhangana muri gukora ibigize ibyaha ndababujije. Aya ma audio wakonvatinze agahinduka muvuga ko ari ama video, mushimangira ko ari aya Mutesi uyu mukozi w'Imana. Ibi ngibi ni harabika n'ibikangisho nge nta ruhande ndibuze gufata. Ibi ni harabika n'ibikangisho mwakoresheje mushaka kumucecekesha ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Nge nta ruhande mfite. Uyu mukozi w'Imana watanze amafaranga kugira ngo ugirirwe nabi unacecekeshwe bigahabwa uyu musirikari. Amafaranga kayarya yarangiza ntagambane, turamushimira. Akaza kubikubwira, ariko mu kubikubwira agakora ibigize ibyaha, akanaguhereza n'ubwambure bw'uriya mukozi w'Imana, nubwo tutazi ko ari ubwe, ntabwo wowe niwe ubizi, ariko wowe urabizi kuko uvuga ko ufite video twebwe mwaduhaye ama audio. Mwaduhaye ama audio, turi kumva ari ibintu by'ama audio, ntabwo tuzo wari we. Ibi bintu mwakoze, ibi bintu ngo dufata, ntabwo ngiye ndahagarara hagati, ibi bintu mwakoze bigize icyaha, ibintu byo gusakaza amashusho muyitirira umuntu kandi arayibusambanye. Hano muri kuvuga ngo mwara yakonvatinze, ngiyewe nabonye igitsina cy'umuntu waciye imyeyo. Ibi bintu muri gukora kumvikane, mwe mwatubwiye ko ari icyande, mwe muzi nyiracyo, twe turabizi se. Hanyuma se guys snipe tunyuze kuri gihe ko numva mu bishinja so watubwiye ko kandi wumva ari we babihaye, kuba barabimpaye ngakuramo amajwi singaragaze video, nuko narebaga nkabona icyo gitsina, nkabona sindi kubona face y'umuntu, ahubwo nkabona umuntu uri kwisambanyisha intoki. Ngira amakenga ndavuga ni uyu muntu navuga ngo ni runaka kandi atari runaka. Mu magambo yawe mu biganiro wakoze washimangiye ko uyu muntu ari Mutesi. Yes or no? Tugarura amajwi mu biganiro. Claude, fungura mic yawe. Yes. Uvugana n'uyu mugabo kuri telefone umuhamagara, yagushimangiriye ko zira video ari za Mutesi. Yes or no? Yarambwiye ngo twisesengurire, ntabwo yambwiye izina ry'umuntu wari we wese. Ugize ngo hanyuma ejo buretse gato we Claude, uyu Ezekiel ejo hano yaravuze ngo nkurikije ibyo Pastor Mutesi yankoreye ashaka kunyicisha, nanjye nahise nshyira hanze no majwi nyakuramo video kugira ngo mwereke yuko ibyo ari gukora ari ubusa, ubugoma ashaka kunkorera nanjye nabumukorera. Ayo magambo yayakoresheje arahiye. Urakoze jihadi, urakoze. Ruhande nimufate turabikira birahari. Funga uduteramo ubusange. Naravuze ngo kwari ugutanga sinyari, uyihande kunkorera n'ubugambanya arimo. Hari amakuru mfite kuko iyo audio nyita hanze. Naravuze ngo ibi ngibi nyirabyo nabyumva arahita amenya icyo akwiriye gukora, arebe niba yahagarika ibikorwa by'amakuru ndi kumva. Nyirabyo ninde rero? Nyiribyo bikorwa ninde? Ariko ubundi icyo mugomba gutindaho ikiremereye
ni amajwi y'urukozasoni cyangwa ikiremereye n'ukwica umuntu. Mumbwire ko turabijyanana. Oui. Oui. Karame. Umva nkubwire Godfa. Ndakumva. Abandi abamyutinze biza kutumenyera. Guys, mutapinge screen. Ejo niba ubwabo bivugiye ngo yumvise amaudio bivugwa yuko Pastor Mutesi ari kumutangira amafaranga ngo yicwe, anamburwe buri kimwe cyose, anasibira ibiganiro. Aravuga ngo nanjye nkimara kumenya ubugoma agiye kwita video nazikuyemo amajwi kuko iyo nzisohora ari video byari kuba bigize icyaha. Urakoze cyane. You guys, hano twese tuba twica. Ngewe umva ndibuka pe mujye muvugisha ukuri guca muziko ndigushye kujya kushati uburemere turabwumva, kwicisha umuntu Mutesi nawe turamugarukaho, buriya n'ubuhemu n'ubugome bw'indengakamere. Erega n'ibimenyetso n'abihari azabibazwa, kandi n'ibimenyetso niba bihari azabibazwa. Ariko ntabwo bivuze ko nange murajya kuri ibyo ngibyo ngo mufate ibintu kuba abantu barakugambaniye ngo bakwice bagatanga n'amafaranga twabyumvishe, ariko ntabwo ibyo tuza kubyirengagiza. Ntabwo urapfa, urahari. Ntabwo rero none wowe buretse gato koro tunabamara impungenge ku buryo n'uyu Rukundo aramutse yitabye Imana wenda atari n'umuntu mwishe, ibi bintu byabazwa Mutesi. Ni nayo mpamvu dukeneye yuko buretse gato dukeneye yuko ibi bintu bijyaho. Buretse gato n'abamyutinze muretse kwa myutungu bitisha. Uburetse gato kaze nkubaze muri aya magambo, reka tubyoroshye. Ezekiel muragira ngo ahindure iki kuri ibyo bintu? Kangusaba ikintu kimwe. Ezekiel, impamvu twari dutegereje uyu muntu wagomba kutuzanira uyu munsi niyi. Ezekiel, tubwire. Ezekiel, ariya majwi washatse wabwiye Mutesi jore kugira empire ari amajwi ya Mutesi pasteur buretse gato wimvugiramo. Ariya majwi wamubwira ko ufite ibintu bye, ndagusubirije muri inshuro ya nyuma, wayakoresheje ari amajwi uzi ko araye cyangwa ntabwo ufite ibihamya ko araye? Iyo nza kuba mfite ibihamya yuko araye, kuko yamaye ubwambure bw'igitsina, ntabwo yamaye face y'umuntu, mba narababwiye ni runaka. Ariko kubera ko nanjye natekereje none kubera iki ufata amajwi y'urukozasoni y'ubwambure ukayakoresha mu guhangana na Mutesi yamwitirira? Ntabwo nigeze nyamwitira, nashyize amajwi. Warayamwitiriye kuko uza kumusubiza waravuze ati reka nze nshyira amajwi hanze mwereke ko mfite ibintu bye. Erega ndi kumva icyo mwahaye uburemere ni amajwi. Ntabwo nzi niba ntacyo tuza gusimbuka. Abanyarwandakazi muri kumva. Nakubwiye yuko n'ikintu kijyanye no kwicwa rwose byavuzwe twabihaye uburemere. Gutinda kuri aya majwi ejo mwishwe Karame. Icyo abantu bari hano nta muntu n'umwe wariye ruswa yawe cyangwa ngo arya Pastor Mutesi. Wamureka se? Icyo dukeneye ni ukumenya ngo amajwi ese koko video ni Pastor Mutesi rutiniwe cyangwa si we? Thank you. Tubwire ngo ni Pastor Mutesi, ibyo niyo dukeneye. Niba utubwiye ngo ntabwo ari Pastor Mutesi, ibyo nabyo dukeneye kubimenya. Nabikubarije kenshi gashoboka. Ni Pastor Mutesi ni abasharirene y'abari urambwira ngo buri muntu wese isesengure. Wowe none wabyakire ni wabiguhaye yakubiye iki dusesengura iki? Urakoze cyane. Ngo ni kanaka. Mugabo baragoranye kabisa. Ikintu cya mbere mugomba kumenya, ikirego cyaratanzwe muri RIB. RIB ni mamagara nzitaba ngaragaza ibyo bintu aho nabikuye n'uwabimaye. Umva rero wa mugabo we Jihad ndakumyotinze Jihad aho uyu mugabo ariko tuzongorotsa. Ejo impamvu twagaritse space nuko ari kutunyuza hirya no hino. Turavuga ati tuzanire uburetse gato. Turavuga ati tuzanire umuntu waguhaye izi video. Mutubwira ko ari uwo muri Sweden, utubwira ko ari umuntu wo muri Sweden wa mugabo we. Uyu munsi birangiye utuzaniye umuntu uri Bugande w'umusirikari ngo ni waguhaye ziriya video. Uri kuturimanganya. Jihad tuvugisha ukuri. Ntabwo ufite umwanya wo guta. Watubwiye ko umuntu waguhaye video ejo. Ndakubwira rero niba udashobora kutubwira ko uyu muntu ari Mutesi. Niba udashobora kutubwira uyu muntu, reka tugusaba. Baratubwira rero reka uyu muntu mubazanire ejo azaza babwire imva n'imvano y'aya mavideo. Utuzaniye umugande. Uyu mugande utuzaniye aratubwira rero ntabwo yigeze avana ururimi mu kanwa ngo ashimangire ko uyu muntu aya majwi ara ya Mutesi.
uyu mubyeyi mwageretseho ubu bwambure kubera iki mwabikoze aya masaha mukadashobora guhagarara ku maguru yanyu? Kuki byonyine mu magambo yawe uravuga ngo nafashe aya majwi kugira ngo mwereke ko mfite ibintu bye n'ibindi bizaza, ariko mvanamo video kugira ngo bitaza kugaragaza umuntu ntaza gusakaza ubwambure bw'umuntu, ndayakomvatinga. Kandi ibintu wabyitiriye Mutesi, uyu mukozi w'Imana. Kuba yarashatse kukwica, ibyo ngibyo biguhereza impamvu yo kumwitirira ubwambure butari ubwe, udashobora guhagarara uvuga ko ari ubwe. Niba udashobora kubuhagararaho hano, kuki ubumwitirira? Twumvikana ikintu kimwe, ko umuntu yarakoze icyaha ntabwo bivuze ko agomba gukorerwa ibyaha by'iharabika n'isebanya. Turi kumwe? Hagarara ku maguru yawe ushimangire ko ubu bwambure n'aya mavideo ari aya Mutesi, umukozi w'Imana. Ibi ngibi numara kubihagararaho, urasigara urwana no kubisakaza muri media kuko bigize icyaha. Ntabwo nibuze kuzaga kugira ngo ube kuri space inze ry'iminwa nkubwire ngo urabona ibi bintu byo gusakaza amashusho y'urukozasoni ukabishinja umuntu, ibi ngibi wakoze bigize icyaha, uzabiryozwa. Hanyuma nawe azaryozwa ibyo ushaka kwica. Aya majwi yanageze ku platform acuruza aya mabiri abifite. Oui, ndakumva. Jesse ndaryindi. Icyo wabize dewe ndacyumva kandi gihaye na guys times 2. Guys times 2 mutabu sniping. Banyarwanda guys kuri TikTok yaje umuntu neza garagaza guys times 2. Cyangwa se gufatirwa ukarihuza n'irindi mu by'ukuri. Guys times 2 please. Mungu wangu. Guys baradukubira kabiri. N'umutima wanjye wose. Ariko nkanga amafuti. People baradukubira kabiri. Anybody. Nanga amafuti ya Ezekiel na Mutesi bombi bafite amafuti. Niba Ezekiel yarafashe video runaka akayibitinga agahuza ijwi iyo ritangira mwese wongera ubikire Godfather. Ijwi ritangira ryitwa wumva ko ari nka Pastor Mutesi, ryagera hagati ukumva si Pastor Mutesi, ryajya gusoza ukumva ni Pastor Mutesi. Hari icyo bita kweditinga ijwi cyangwa se mo kimwe. Ezekiel natubwiza uko ati jewe ntatinye ibihamya ari buduhe, ni nabyo niba Mutesi yaramureze nibyo azashyikiriza na ribu, tuzatura abahamya yuko twabyumvise. Natubwira ati jewe nasohoye video bisanzwe gutyo gusa ntabwo ari Pastor Mutesi, cyangwa mo kimwe amajwi na ya Mutesi uko mwayumvise, kugira ngo tuve hano, kugira ngo twese turarame turebe mu kirere nta muntu umwe turebye mu maso. Ari Mutesi yakoze amafuti akora ibigize ibyaha, ari Ezekiel nawe nuko bimeze. Okay, twagiye Mutesi nuze Ezekiel atubwiza ukuri. Okay, Ezekiel fungura mic yawe nkubaza ikibazo byoroshye kugira ngo tunagire umwanya. Uretse gato Ezekiel ari ya majwi oya ziriya video wavanyemo amajwi ukayasakaza neza Pasteur Mutesi, ntabwo arize ijambo ni oya cyangwa yego? Ejo warabimwibarije arangije arakupa aragenda. Uretse gato wimvuna, ntabwo nzi impamvu mushaka kunkuramo ijambo rivuga ngo naye cyangwa saye. Ijambo vuga ngo naye cyangwa saye kugira ngo bidufashe. Muri ribu nzamwitaba muri ribu. Ibindi bya hano ku itangazamakuru no. Hari impamvu natangiye nasohoye amajwi nkahisha uwo muntu. Ndabizi neza ko bizagira mu butabera, bizasobanukira aho ngaho. Icyo abanyamakuru mushaka kumenya ni iki, murindire ubutabera buzabibamenyesha. Urukiko umwanzuro uzafata ruzababwira, ibyavuye mu iperereza byose bizamenyekana. Ari nyir'ubwite yaraje niyemeza ko amajwi araye, ari uyu mugabo yaje avuga wavuze yuko yaguhakaniye. Uretse gato umugabo yavuze ko yatanze amakuru akuburira ngo udapfa. Aya majwi yayakwebye, yavuze ko atayaguhaye. Ezekiel ni ukuvuga ngo ibintu hano turacyafite impamvu ebyiri. Wanze gushimangira ko aya majwi cyangwa zira video za prono na kira gitsina wowe uri kuvuga ko mvatinze atari ibya Pasteur. Ndashaka kukubwira nanze kubishimangira. Niba wanze kubishimangira kankubwira ikintu kimwe rero kankutangariza iki kintu. Manza wumve. Niyo mpamvu space turongera tuyifunge jiha. Kuko niyo mpamvu twafunze space yejo. So nuko uvuga ngo niba udashobora kubishimangira neza waranze kubishimangira, gahunda iteye itya. Turakumenyesha ko gufata amashusho y'urukozasoni n'amashusho y'ubwambure ukayasakaza mu ruhame ibyo bigize icyaha. Kuba Mutesi yarashatse kukwicisha cyangwa kukugirira nabi, ubihuza gute no gushyira ubwambure bwe hanze cyangwa gushyira ubwambure ukabumwitirira ukabishyira hanze niba atari harabika?
ariko muzi ko mwinjiza nkana munasetsa yaba we mwaramwihamagariye yaba uyu mugabo nawe muramwihamagariye yaba Ezekiel nawe muramufite ibintu ko byagejejwe mu bugenzacyaha mwaretse bizava mu iperereza twese ko tuzahamagarwa tukitaba ubundi bindi mushaka reka tugusabe ikintu kimwe rero ngiye kwisabira reka ngusabe ikintu kimwe mbere ko nkurekura reka ngusabe ikintu kimwe Ezekiel gufata amashusho y'ubwambure ukayitirira umukozi w'Imana ngo urimo guhangana nawe ibiri gukora bigize icyaha uzabibazwa hagarika ntabwo mu gihe iperereza ntega amatwi ibi ngibi ndi kubikubwira kuko ibi bintu ni harabika gufata amashusho y'urukozasoni ukayasakaza muri media uvuga ko ari ay'umukozi w'Imana ukavuga ko ufite video zayo uri gutanga audio n'ibintu uzabishyira hanze ibyo ni ibikangisho ni harabika ribi kurebe amajwi twumvishe ya Mutesi umukozi w'Imana atanga amafaranga ngo baguhotore cyangwa bakuniga n'inkari ibi ngibi turatabaza tuvuga ko uyu musore Rukundo naramuka agize icyaba Mutesi ibintu zabibazwa hagarika ibyo bintu Jihad hari ikintu ufite wongeraho uko nguko bivuze niyo conclusion nanjye narifite so naho kuzangaha Claude ibi bintu aha hantu ibintu bimaze kugera hamaze kuzamo ibigize ibyaha byinshi cyane hagati y'impande zombi turi kumwe ku buryo twebwe ibi ngibi tugomba no kwivana amaboko yacu inzego zikabyumva i Bugande murumva ko hamaze kuzamo abantu abanzi ba leta ibigarasha mwabyumvishe ibi ngibi Rukundo uzatera ntabwo umenye uko bitwara ariko tugaruke hagati yawe ibyo uri gukora kuri Bugande ntabwo uri kure gufata amashusho ukayitirira umuntu w'umubyeyi ukavuga ko ari ubwambure bwari kwitoba ari kwikinisha ukabifata ukabishyira mu mbuga twabikurikiye ubyehereza Claude ibi bintu uri gukora bigize icyaha bazaguha bene wanyu ibi bintu bazaguhana ndavuga Ezekiel ndakubujije ibintu uri gukora sigaho icyo ni icyambere hanyuma Mutesi nawe niba uri kunyuba cyangwa uza kumva kino kiganiro gutanga amafaranga ngo umuntu gutanga amafaranga ngo ucecekeshe umuntu nubwo waje kwisubiraho mu magambo uvuga ko utakibikoze kuba hari audio ubivuga niyo wasohora icumu bihakana ibi bintu ugomba kujya ku karubanda ukabivanaho urujijo kuko uyu muntu aramutse agize abaye n'inkunguza akiyahura ibi bintu wabiryozwa niyo utabiryozwa n'itegeko umuryango uzabikuryoza kuko hari amajwi avuga ko ushaka kumugirira nabi ibi bintu wakoze ibi bintu bigize icyaha ibibazo wagira n'umuntu ntabwo washyira amafaranga ngo agirirwe nabi sigaho Rukundo Ezekiel icyaha cyo gufata amashusho y'urukozasoni reka nkubwire ko yaba ari umupasiteri uyu mupuri turi kureba utose ari kwishyiramo intoki ibi bintu ari kwishyiramo intoki ndagutangariza nkubwira ko yaba ari Mutesi pasiteri yaba atari we ntabwo ufite yewe n'isura ye yabigaragara ubifite kubisakaza mu ruhame ibi bigize icyaha kandi wamaze kubisakaza bazagukanda ibi ngibi uzabiryozwa icara ubizi ko ibi ngibi uzabiryozwa gufata umuntu w'umubyeyi ugafata ubwambure bwe yaba ari uriya mukozi w'Imana yaba atari we nubwo uri kuvuga ngo warabikomvatinze usakaza amajwi keretse niba uyu musirikari twabimenye kubera wowe ukimara kubitangaza byagiye bitugeraho tugumvikana ikintu kimwe kuba warabikomvatinze ukabyohereza abandi bitari converted cyangwa bitari whatever amajwi akaba n'amashusho ari hano abantu babifite kandi wamaze gusakaza mu gihugu cyose ko ari iby'umukozi w'Imana wamaze kumwangiririza izina mu muryango we no mu muryango nyarwanda ibi wakoze wamaze guharabika no gukora ibi yitwa isebanya n'iharabika ibi bigize icyaha igibaza gukanda ibi ngibi ntabwo ufite abantu uzabihungira ibi ngibi byo icara hamwe tuzi ugenda ubizi waharabitse umuntu amajwi yaba araye cyangwa ataraye ahangaha turamagana abantu basakaza amashusho y'ubwambure ntabwo bikwiye ibi bigize icyaha gihanwa n'itegeko riri muri gazeti iki ngiki cyumvikane excuse wakoresha kuba yarashatse kukwicisha kuba yaratanze amafaranga bagukande ntabwo wagombaga gukora ibigize ibyaha nawe
gusakaza amashusho yamwitirira y'ubusambanyi. Hanyuma tugaruke gatoya rero, ikindi kintu ntabwo ngiye nta miyaga kiramo, tugaruke ku gatoya kuri conflict nk'abantu twabateze amatwi. Ezekeri, impamvu zituma watakura mubyeyi wifashishije ijambo ry'Imana ngo agomba kumusesengura, mukagera naho mujya mu gitsina cy'umuntu mukajya gushakanya ababyeyi mukayisesengura nk'umugabo muri kumwe aho ngaho. Aha witwa Paul. Mwinjiye mu buzima bw'umuntu muramuhungeta. Ninde wabahaye ububasha bwo kwinjira kujya gusesengura ubuzima bw'umuntu? Noneho nyababyeyi, ibi bintu mwakoze nabyo bigize icyaha. Uyu mudamu mwaramuhungese. Gufata umuntu mukagenda no mwinjira muri nyababyeyi ye, warangiza ngo uri umukozi w'Imana ukazana ijambo ryo muri Bibiliya ngo rirabikwemerera kwinjira mu mukozi w'Imana mukajya kumwinjiramo, mukajya kubara abagabo yashatse. Mu ijambo ry'Imana ufite uburenganzira mu itegeko nshinga ibi bigize. Ubu ngubu itegeko nirijya kuguhana, itego ryo mu Bibiliya rizakuburanira. Uzajya imbere y'umucamanza uvuge ngo itegeko ry'Imana umurongo wa Bibiliya Matayo 12 rivuga gutya. Subiza. Kuko igihe twamubazaga ngo washingiye hehe umwita indaya, waduhaye umurongo wo muri Bibiliya. Uyu murongo wo mu Bibiliya uzavuguruza umurongo wo mu itegeko riguhana. Ibi ngibi rero kubikubwira ntabwo ngende buzanga ngo nkurigate mu nnyo, ntabwo ariko bimeze. Wakoze ibigize ibyaha, ufata umuntu uramwibasira ukoresheje itegeko ryo muri Bibiliya kandi arengerwa n'itegeko ry'igihugu, itegeko nshinga. Aha ngaha rero warabikoze statement kandi nibyo bintu wavuze, wisamye wasandaye, watinye kuvuga kandi waravuze ejo. Ibi bintu wakoze byo kwinjira mu buzima bw'uyu mudamu ukageraho ujya mu mubare w'abagabo be ukinjira muri nyababyeyi ye. Uyu mugabo muri kumwe aha ngaha yabareganye, we yivugiye ko mwakoze ikiganiro mwinjira mu buzima bw'uyu mubyeyi. Ngo musesengura kuri nyababyeyi, mwibuke nabyo twahereyeho. Vrema. So ibi bintu mwakoze uyu mudamu, nanjye uramutse kaze nkubwire noneho aha ngaha, ngewe ntabwo nashaka kugira ngo ubakwice, ntabwo naguhiga ngo ntabwo natanga amafaranga ngo bakwice. Naza nkagukona cyangwa nkajya gukora ngutwara mu nkiko. Uramutse winjiye muri nyababyeyi y'umuntu wanjye, uramutse winjiye muri vie privé yanjye ukajya muri nyababyeyi ye ukamwinjira, ntabwo nge na umva, ntabwo nakwihanganira. Kuko nimba mwibuka nababajije nti wowe uhuriye hehe na kese ya Pastor Mutesi na Rukundo, ngo twebwe twari turi kuvuga ngo kuri nyababyeyi ye ntiye hari iyo abagore banyu yaburiye mu yamutesi se ku buryo mwaba muri kuzisesengura. Iryo jambo mwibuke ko je nari babwiye, biratangaje pe. Aha ngaha ndakurikira, uretse gato, aha ngaha uretse gato, ahangaha ngiye kurangiza gutya, sibyo? Ahangaha turasaba umuntu bita Ezekeri kureka guhungeta umuntu bita Mutesi amuvuga ko akoresha ijambo ry'Imana amusesengura nk'umukozi w'Imana. Uriya mbere yuko umukozi w'Imana no kwisanga muri ibyo bintu muhuriramo by'Imana, uyu ni umunyarwanda ukeneye uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose. Ndahamagarira igitsina gore guhagarara ku gitsina gore kigenzi cye, mukamunamuraho uyu muntu umwinjira muri nyababyeyi akinjira muri vie privé ye ngo kuko bahuje umurimo. Nta hantu Bibiliya ivuga ko ugomba kwinjira ku mukozi w'Imana ngo mwibasire kuko mukora umurimo umwe. Ibi ndabyamaganye. Tukagaruka ngiye kurangiza ngo ijambo, tukagaruka kuri Mutesi. Wari gusoza uko tumaze kuvuga byari byiza ugasoza nk'umuntu ufite space yawe. Okay, ngaho vuga ndasoza nkumvi. Icyambere ndagira ngo uraramurebe mu kirere, nureba hasi urareba amano yawe. Mutesi yagiye kuri channel yitwa Sinai TV, aravuga ngo Dominique ngo jewe ngo nagize ikibazo cyanye ababyeyi njya kwivura house kwa Nyirinkwaya, ngo nyuma docteur anyohereza ngo kumuhima njya kumuhima kuri Rubef. Ibyo ni ibyanye ababyeyi Mutesi yivugiye. Nashake uretse gato, nashake abayara, uretse no kuyivuga nashake abayara yerekanye kuba yabivuze. Dufita uretse gato Claude, dufita uretse gato my brother nyumva manza wumve kuba umuntu ashobora kujya gushyira ubuzima bwe hanze, siko bimeze. Uretse gato ya Rukundo, uretse gato Claude nyumva, kuba we ashobora kujya gutanga ubuhamya. Tuzi abantu bajya gutanga ubuhamya bavuga ko bafashwe ku ngufu, barongowe, bakorewe ihohoterwa, siko bimeze. Uramutse ugiye ukabifata ibyo bintu ugafata ubwo buhamya bye ugashaka kuba umukubitisha, uba ugiye gukora ibigize ibyaha. Kumvikane.
kuba Mutesi yaragiye akabivuga ntabwo uyu nguyu ashobora kuza ahangaha ngo uyu munsi noneho abifata bikoreho ibiganiro ariko bimukubitisha. Cyo twumvikana tumenye ibintu uko bimeze, siko nzira turi kubyumvikana. Mutesi ashobora kuba yabivuze muri context ari gutanga ubuhamya, siko bimeze. Uyu nguyu akaza akabikoresha muri context ya harassment, ni ibintu bibiri bitandukanye. Siko tubyumvikane neza cyane. Ngiye kubahereza uretse gato, ngiye guhereza urugero. Aya majwi dukinnye ahangaha nonaha, aya majwi nyakinnye, ndashaka guhereza urugero. Uyu nguyu yarasakaje, siko bimeze. Nje nyakoreshe uretse gato, nje nkoresheje amajwi nkubaza nti uretse gato, excuse me cyongozi, wowe wakinnye ayo majwi ndagusubiza, wowe ugenekereje wumvise amajwi arayandi. Genda gato ya cyane, uretse gato, genda gato. Uyu nguyu yafashe amajwi, aya majwi tuyakoresheje tuyamagana, bitandukanye no kuyasakaza. Turi kumwe? Ahangaha turi kwamagana tukavuga ati ibintu ntibikwiye, nkavuga nti wowe wasakaje aya majwi kugira ngo ataza kuyitiranya, akavuga ati amajwi naya, aya majwi nayande. Turi kumwe? Ndakuva cyane. Aya majwi ko agize ibyaha, aya majwi ko adakwiye, aya majwi wasakaje nayande. Sinzi kubyumvikana. Aya masa icyo gihe ntabwo ngiye bajyasakaje kandi turimo kwamagana. Hari ukwamagana, urimo kumva? Hari no gusakaza ibintu bitandukanye. Kuko umuntu ukurikiye ikiganiro, muri iki kiganiro nyumva neza, muri iki kiganiro tukarangiza tuvuga tuti, ariyo mpamvu dushishikariza abantu kujya twumva ikiganiro bakakirangiza, tukarangiza tuvuga ngo aya majwi turayamaganye kuko arimo gusebanya nk'uko muyumvishe, kandi mukayasebanya, abayasakaje muyasakaza muyitirira umuntu runaka. Turi kumwe? Claude rero, kuba narumva uyu mudamu kuva nabaho uyu Mutesi namwumvishe ejo, sinzi wamuhaye nimero, ejo ampamagara hano uziko yisaza ahangaha, yahawe na Clement mu Busuwisi, simbizi. Kuba umuntu yaraje ejo rero agashyiraho video, reka twemere ko aya majwi ari naya y'umudamu, by the way ari aya Mutesi. Tugende gake Clement byotinga Mike, niyote ya Mike. Reka mabwira ikintu mbibutse ikintu mufunge ntacyo Clement kabone niyo ndyaba ari we. Reka twemere ko aya majwi ari ay'umukozi w'Imana, kugira ngo bashyire impunye Claude, kugira ngo abantu bumve ikintu yumva n'itegeko. Reka twemere ko aya majwi uyu Rukundo avuga ko afite n'amavideo yayo, reka twemere ko na video yabigaragara ari ya Mutesi uriya mupasiteri, na video uyu nguyu Claude, uyu nguyu Ezekiel akaba ifite na video agaragara no mu maso ahantu hose. Ndamutangariza ko bitemeye kuyasakaza. Ibyo nabyumva cyane. Turi kumwe? Rero tukavuga tuti ikosa rya mbere wakoze no gutangaza aya majwi n'amavideo, ukavuga ko byonyine gushyiraho amashusho cyangwa n'amavideo y'ubwambure y'umuntu ibi bigize ibyaha mukabisakaze. So aha, reka tugaruke gato ya rero. Ahangaha ntabwo Claude Ezekiel warwanye intambara nabi, uyirwana ukora ibigize ibyaha, ntabwo agombye gusakaza aya majwi n'amashusho. Muzikane ikintu kimwe, Mutesi Mutesi ibi bintu wakoze, twumvikane ndananasoza. Mutesi wakoze ikosa ryo gushaka gukora revenge ku bantu baguhungese, ugatanga amafaranga abantu bagirirwe nabi. Ibi bintu ugiye gupfa. Ijambo rya nyuma agomba kuvuga nuko tubwira waguhaye ari amajwi y'ubwambure yitirirwa Mutesi, wanze kumuvuga ijambo rya nyuma uzavugira mu rukiko. Ari cyo nshaka kukubaza Godfather. Ndakumva. Muvuze kuri Ezekiel gusakaza ayo majwi, yego, nayo mashusho. Ese gusakaza bihera kuri nde? Ubundi bihera kuri Ezekiel wabyakire byaravuye kwa nyir'ubwite. Reka ngubwire uko twabibwiye, reka tubibwire uko twabibwiye ibyo bintu uburetse gato. Media ni na WhatsApp ni media. Reka ngusobanurire. Izabi rebe. Urakoze. Ntabwo aho ngaho bakubwira ko hari icyaha gihana mu abasakaje barimo wowe, ariko wowe niwe wanabizanye ku mihanda, niwe twabimenye bwa mbere. Turi kumwe, hakaba na ba nyiri kubifata hagati ya bombi babiri, bazareba niba uwabyohererejwe n'uwabifashe uwabitanze bose itegeko rifite ikintu ribavugaho, ntabwo ngende umucamanza. Tugarukire rero dusoza iki kintu. Jihad, fata ijambo rya nyuma. Njyewe
ikintu nababwira nkurikije ibi bintu by'aba bantu byahereye yego njyewe banatuhe niyo nubwo muvuze gutyo nanababashije muduhe ikintu Pastor Mutesi yaba yarabakoreye kuko iyo twumvise ibintu igihe cyose imyaka ingahe imyaka igiye kuba imyaka ingahe bro uyu muntu yakoze iki kidasanzwe ku buryo hari n'uwagiye kuri YouTube akavuga ngo nzamuvuga paka apfuye wowe n'uyu Jihad duhereye kuri Claude ngo yamusabye umupuri ngo Claude ngo dangerous oui uretse gato ndi mu bantu baje rindira nanga kuntu muvugira mu muntu rero iki cyo nyamwe ntimukaze kutubamba mumeze nk'aho uje kubabamba hangaha muri kutubamba rindira nyine wowe tekereza Jihad wowe ukora kuri The Dynamic ko sesengura ibiganiro guys mutapinge screen karame ndabaza Jihad wakoze iki cyatumye Mutesi akuvana ribu ukagera muri harahiye sasa guys time is 3 guys mutapinge barakuba gatatu baradukubira gatatu mushyire ikintu cyose cyose guys baradukubira gatatu drop anything ukagera muri party jewe kandi muhamye kwihamya Mutesi ndimbere y'Imana kuri Rumaraga kuzaho muri gihugu cy'u Rwanda wowe ubwawe Mutesi yarakoze kuregana nanjye na Karegeya na Zekeruwo na Jerry Mugwiza na Romeo Janvier bahamagaye ntabwo bahamagaye bazahamagara baza wumve Jihad rero cyo tubwizanye ukuri ureke ibintu byo kuzana ibintu byo ku ruhande ufite umubare turi kumva muri bibu no muri party Mutesi yangejeje muri ribu wowe gudipata kujyana muri video uzi ko mbibonye yuko ko bishobora kuganira none ko ntarabona call ya parike nuko Claude yakubereye igitambo ambo ahubwo izo nkuru nazo ndazimenye ubwo izo nazo ni cyacu kuva none se koro wowe umbera igitambo gute uretse gato uranyitambamira koro tujye tubwizanya uko baratureganye umbera igitambo turavukana baze wumve ikintu nshaka kukubaza Jihad wowe ninde wagiye kubiryozwa wewe waba warabiryojwe kugira ngo mwumve ko njyewe nzabiryozwa ese iyo mavideo n'iyo mashusho mwakoze iki mugaye ngo mungire inama mumbwire ati ibyo bintu bikureho ahubwo namwe mugashyiramo akarindi ko kubisansibiliza inshuro mwabikinnye hano ubwanyu mugabi zose turi gukina hangaha nyine turibaza ngo abibande erega turi gufata umwanzuro w'isi bitwazo mu rukureho kwibaza ngo mubyibaza n'ukuri ayo majwi none Godfather ndakumva Jihad n'amakanya mubwire ngo yewe nagiye kuri parike inshuro enye na Pastor Mutesi inshuro enye prokerera aranyibwira ngo twahisemo mu bantu bose Mutesi wareze twahisemo wowe na Pastor Claude kuko ari mwe mwabaye imbarutso y'iki kibazo cy'ibintu byose hari Jihad hari Jerry Mugwiza hari Zekeri hari n'ibishaka hari runaka hari Karegeya hari na runaka parike yafashe bande babiri genda Mutesi